turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe, muraho murakomeye. Turabishimiye kuri aka kanya no muri iyi minota turimo kuvuga ijambo ry'Imana kuri Bisobanuro TV. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Nitwa Rudomoro rw'Imana cyangwa se Yosuwa Nibigena. Ndabashimiye mu izina rya Yesu. Nubwa mbere kuri izi kamera za Bisobanuro TV, ariko Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Byashoboka ko uraho kuri kamera cyangwa turi kumwe muri vugabutumwa, waba uri hanze urwaye cyangwa urushiremerewe cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, mubwire ngo Yesu arakiza. Yesu arakiza mu izina rya Yesu. Imana irakora kandi nakora Imana itavana umuntu. Byashobora kuba muri iminsi urembye bitoroshe, ariko Imana irahari. Nakure Imana itavana umuntu. Uyu munsi Imana ize itabare, ize Imana ibakize uburwayi, kuvanaho kanseri, indambara nyinshi Imana zivanaho mu izina rya Yesu. Rero turabasuhuje mwaba muri Kenya, Canada, hose turabishimiye mu izina rya Yesu. Mwumve ko Imana iracyahari, Imana iracyakora. Byashaka umuntu yamara iminsi atinda mu nzira, ariko nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Nkubwira ngo nta jambo Imana yakubwiye ngo rihere. Byashaka ko wamara iminsi urwaye kanseri, nta bushobozi nta mbaraga ufite, ariko Imana iracyakora. Amafaranga arashira, ariko ntabwo imbaraga z'Imana zishira mu izina rya Yesu. Amen. Imana irahari, Imana irakora. Ndabasuhuje rero, Imana ibahumugisha kandi mbabwire ngo Yesu arakora. Yesu aracakiza. Imana irakora ku buzima bwacu. Imana irashoboye. Imana ivanaho ibibazo byinshi n'uburwayi. Imana ivanaho ibigeragezo. Imana ivanaho indambara. Kuko wizeye imbaraga z'Imana. Turi mu gihe kigoye, mu gihe harimo indambara nyinshi, mu gihe bitoroshe, ariko Imana iracyakora. Nakore Imana itavana umuntu. Ndakubwiye ngo amatafari yasigaye Farawo yibumbire, nakongera kubona amatafari bundi bushaje. Indambara waciyemo, ibibazo waciyemo, Imana ibikuvanaho mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana ikubohore, Imana ikuvaneho imigozi. Ijambo riravuga muri Yeremiya 17:5, havamo umuntu wiringira undi muntu. Mureke twiringire Imana yonyine. Nawe wiringira Imana uzamwara, nawe wiringira Imana uzaseba, nawe wiringira Imana uzahangayika, kuko wizeye imbaraga z'Imana. Imana irakora, Imana irakiza mu izina rya Yesu. Numva mubisire ngo turi kumwe kuri Bisobanuro TV. Ukaba ufite ikibazo kidasanzwe cyane, ukaba ufite uburwayi bukomeye, bikaba bitoroshe, kugira ngo hari Imana ikiza, hari Imana ikora, hari Imana ivanaho uburwayi bwose. Imana ibutesha agaciro mu izina rya Yesu. Mwakire gukira. Imana irakora. Mubwire ngo tugeze mu gihe kibazo gikomeye cyane, mu gihe kigoye. Sasa kugira ngo dusenge, tube hafi y'Imana, twegere imbaraga z'Imana. Imana izibohore mu izina rya Yesu. Mubwire ngo nubwo turi mu bihe bigoye, ariko Imana irahari. Imana irahari, Imana iri kumwe natwe, Imana irakora. Imana ishimwe. Umuntu umwe bita Salomo yabajije se Dawidi, aramubwira ngo sipa, bimeze bite ko uruvuga Imana ikora gute? Aramubwira ngo ndabaho ntago ndabona umukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa urubyaro rusabirizwe. Mbese mu yandi magambo twasenze, Imana irinda imiryango zacu, Imana irinda abana bacu, Imana irinda igihugu cyacu, Imana irinda ubuzima bwacu twese, ikabana natwe. Imana iracyakora, iri kumwe natwe. Nta mukiranutsi wishwe n'inzara cyangwa urubyaro rusabirizwe. Aleluya. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje, ni Rudomoro rw'Imana, Rudomoro rw'Imana. Imana ibahumugisha, Imana ibagirire neza. Mwumve ko Imana ihari. Tugiye mu ijambo ry'Imana, ariko Imana irakora mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana twihuse cyane muri Yesaya. Imana ishimwe. Yesaya 22 murongo 25. Haravuga ngo ni ku Mwami Uwiteka avuga. Konde cyane Imana ishimwe, ariko Imana we, Imana ishimwe. Hari ijambo Imana imgiye muri amateraniro. Ndikumva hari ijambo Imana imgiye kandi riragukiza. Ndikumva hari ijambo Yesu umwuka nyongereye. Rabya ngo nubwo hari ibihe byari bikomeye ku buzima bwacu, hari Imana ishaka guhindura ibihe mu izina rya Yesu. Uwa mushumari bashumangiye ku buzima bwawe, ibyo ngibyo abanzi bashumangiye, ibyo ngibyo byose birimbana bikugose, bikugarije, indambara nyinshi, ibyago byinshi, ariko uwa mushumari bashumangiye ku buzima bwawe, mbonye Imana ibirondoye mu izina rya Yesu.
kadusoma ijambo ry'Imana. Yesaya, Imana ishimwe, 22 ku murongo 25. Niko umwami w'Iteka avuga, niko umwami w'Iteka avuga ati, ariko uwo munsi uwo mushumari bashumangiye ahantu hakomeye uzakuka, uzatemwa ugwe, kandi uwo mutwaro wari ahishwe uzacikwa, niko Uwiteka avuga. Hari ibyo bashumangiye ku buzima bwawe, amagambo amagambo ndetse intambara ziba intambara. Abana abantu bashumangira, umwanzi ashumangira, ariko uwo mushumari bashumangiye ku buzima bwawe, Imana iravuze ngo Imana ikuvanyeho. Uwo mutwaro wari wikoreye, Imana utesha agaciro, izo ntambara Imana zivanyeho, ariko Uwiteka aravuze ngo, ariko Mana we, Imana iravuze ngo uwo mushumari bashumangiye ku buzima bwawe, ibyo ngibyo bashumangiye, amagambo gabaye menshi, ndetse urakora ariko inyatsi ntabwo uzahaniva, ndetse umutware we muratandukana, murakaza indonganye utazi ukuntu byagenze. Nibyo bashumangiye ku buzima bwawe, iravuze ngo Imana ikuvanyeho mu izina rya Yesu. Sinshaka gukora icyo nje nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye, gukora umukoro utari uwanjye nabyo ni ugutsindwa. Oya, nkoresha icyo wampamagariye, dore ndi imbere yawe, nkoresha icyo. Imana ishimwe. Uyu munsi umushumari bashumangiye ku buzima bwawe, Imana utesha agaciro. Ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha, ntabwo Imana ibesha. Imana ishimwe. Bakwibesha aho ushaka Imana, bakagira ngo usa nabo nta n'amahuriro, bakisiga amavuta ya butike za hano mu isi, ariko ntibazi gusukwaho amavuta na butike zo mu ijuru. Barababasha ntibababwira yuko uyishaka ukamwara, barabashutse ntibinashoboka kugushyirwa ugashyirwa hasi, witwa izina risha ritavuye mu miryango, ukaba mama w'amahanga, ukaba papa w'amahanga, kuko wayubashe. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Barababesha, ibiguhiga byose Imana ibitesha agaciro, ibikugenza Imana ibivaneho mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana ikwambika imbaraga, uyu munsi Imana ikurengere, uyu munsi Imana ikwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Igira ibintu Imana ikuvanaho, uyu munsi bihinduke, uyu munsi Imana ikugire neza. Wakire imbaraga z'Imana, wakire ubutabazi bw'Imana, wakire kurengerwa, wakire kubaho. Akira mu izina rya Yesu. Imana iguhaye kubaho. Haleluya. Mubwire ngo weho wari wapanze kugira ngo uzinge, turi kumwe. Mubwire ngo weho umunsi Imana igaruye umunezero. Nubwo ujya namarira gusa, nubwo ubaho ariko nta munezero ufite. Uyu munsi Imana iguhaye umunezero, uyu munsi Imana iguha agaciro, uyu munsi Imana ibanye nawe, uyu munsi Imana iraguhishe, uyu munsi Imana ikugiriye neza, Imana ikwambitse imbaraga mu izina rya Yesu. Mubwire ngo wowe ufite ikibyimba mu nda, mubwire ngo Imana yakubonye. Uyu munsi ni Imana igukishije. Nabyo ibyo bintu wumva mu nda yawe, mbonye Imana igukishije. Uwo mushumari bashumanya ku buzima bwawe, mbonye ingabo nyinshi zigota abantu b'Imana, ariko iyo ari rabyago dato twese Imana yavanyeho imigozi abanzi babahambishe. Nini sitaraboto seseka. Akira igitangaza cy'Imana mu izina rya Yesu, akira uburinzi bw'Imana mu izina rya Yesu, akira kugera kure. Ariko haleluya. We mutima urira uze kwa Yesu, faye kwa Yesu nshuti yanjye. Haleluya. Icyo gihe Satani yarafushe aravuga ngo ukwezi kwa 7 ni kwa 6 ngo namarira, ko nkubwire ngo namarira arimo, namarira arimo. Satani yarakara, abazimu barakara, namarira arimo, namarira
imana yarimo. Dufite imana igira neza. Yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha. Mana we mureke twiringire imbaraga z'Imana. Aleluya. Ariko iringira imbaraga z'Imana, umve ko Imana ihari, umve ko Imana ishoboye, Imana izakugira neza, Imana izaguhisha, haba ari uburwayi, haba ari kanseri, haba ari iki, Imana ibitesheje agaciro. Imana ishimwe. Aho umuntu wese ava akagera asengere guhera ku mwana ufite imyaka 5 kumanura, tubasengera kuko Satani yasabye abana, ariko kuko turi gusenga Imana igiye kubohora aba bana. Imana igiye kubahora, igiye gutsa imigozi. Mbonye uburinzi bwinshi. Imana imanura ingabo z'abamarayika bagota abana, barinda ubuzima bwacu, barinda igihugu cyacu, barinda burumwe. Mbabisire ngo Banyarwandakazi, uyu munsi Imana irabagose. Nubwo twahuye n'ibyerageze, uyu munsi Imana irabagose. Ndabasaye nyinshi, amagambo gabaye menshi, ariko Imana ihagaze amarira yacu mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza. Nago jubesha mana, nago jubesha. Nago Imana ibesha. Iyo usezeranyije urasohoza. Nago jubesha. Nago jubesha mana, nago jubesha. Iyo usezeranyije urasohoza. Nago jubesha. Nago Imana ibesha. Aleluya. Imana ishimwe. Mana we umeze nge niringira amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Nta mubyeyi wikomeje kuri Yesu uzamwara. Nta mubyeyi wasanze Imana asenga neza ngazamware. Mureke babisire. Uyu munsi data wa twese hari imitwaro Imana iri kuvana ku bantu, hari imitwaro babikoreje, hari imbaraga z'umwijima zamanutse nyinshi zigota isi, ariko mbonye Imana itanga agacu k'umugisha, itanga umunezero mu bantu babuze umunezero mu bantu. Ariko haleluya. Ariko irabyango nesitarabo itanze amahoro abisi badafite. Niyitanga amahoro munakajyama gasinzira. Muzire ngo wowe urwaye amaguru uhere umunsi wakire gukira. Wowe urwaye umutwe umunsi wakire gukira. Weho byagucanze umunsi wakire gukira. Wowe ukuribwa n'ibintu utazi mu biro hose ndetse wagira ko gitanduka ribwa uyu munsi wakire gukira. Weho ufite indambore wawe mu rugo uyu munsi mbonye hari akabuto kumugisha. Imana bahaye gutuza mu izina rya Yesu. Nubisire ngo wongeye ibyacanze, wabuze ngo ngiye kwiyahura, irambye ngo Imana ikuvanyeho karane y'ibibazo. Hari igikombe Imana ikuvanyeho. Imana ikuvanye ibigeragezo, Imana ikuvanye indambara mu izina rya Yesu. Reka tuvuge ijambo nuko manure. Jambo ryavuze ngo Uwiteka nyine baravuze ati uwo mushumari bashumangiye ku buzima bwawe. Hari ibyo bashumangiye, hari ibyo bakanyaze, hari ibyo bafunze, wabuze amahoro. Uwo mushumari bashumangiye ku buzima bwawe. Umuntu yarambwira ngo niko sha uzapfa ntacyo wimariye. Ndamubwira ngo keretse Yesu wanje yapfuye niho nzapfa ntacyo nimariye. Abantu batwibeshaho bakagira ngo dusa nabo. Ngo naho uzagera utabyara. Ubu nabyaye umukobwa yitwa Igihozo, ariko abantu sha yavuze ngo nzakugira neza, itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Umushumari bashumangiye ku buzima bwawe. Mbonye Imana iburanduye, araho Imana ikuvanye. Mbonye hari umutwaro mwisi Imana ikuvanyeho. Wakire guseka mu izina rya Yesu, wakire ijambo ry'Imana. Mbonye Imana igwanaguye amarira mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana nuko twekere ku gasozo mu izina rya Yesu. Muri Yesaya iri jambo uryumve mu mutima wawe 51, uryumve ureba hano ryandika, ujirahora uritekerezaho.
n'ubuhanuzi Imana impaye. Waba uri Canada, nsuhuza mama Mugisha Canada, nsuhuza mama Manzi, nsuhuza mwese. Iri jambo rirabareba, buri wese ajyandike mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma 51 tuhera 21. Haravuga ngo mwumve ijambo ry'Uwiteka. Haravuga ngo niko umwana, noneho rero umva ibiye urenganwa, ugasinda utanyweye vino. Umva ibyo Uwiteka kandi umwami wawe kandi Imana yawe ibana urubanza rw'abayo riti, dore nkwatsi igikombe cy'ibidandabirana, ari cyo gikombe cy'umujinya wanje wari ufite mu biganza byanje. Ntuzongera kukinywera mukundi, ngishize mu biganza by'abakorenganyaga, kandi ngo rambarara tukugende hejuru. Imana ibonye ko ari ibyakugiye hejuru. Imana ibonye ko ari ibyakugiye hejuru. Noneho rero umva ibiye urenganwa, ugasinda utanyweye vino. Reka Imana ishimwe. Yewe urenganwa, Imana ibonye kuri kurenganwa, ibonye amagambo, ibonye ko ari byinshi bafunze, ibonye ko ari byinshi babrotse ku buzima bwawe. Iravuze ngo umva ibi, yewe urenganwa ugasinda utanyweye vino. Uyu munsi Imana ibona guhamarira, uyu munsi Imana ikugiye neza, uyu munsi Imana iragutaye, uyu munsi Imana irakurwaniriye, uyu munsi Imana iraguhishe, uyu munsi Imana ibanye nawe, uyu munsi hari Imana ikurinze. Imana igwana guhamarira mu izina rya Yesu. Yewe urenganwa, Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabirana. Hari igikombe cy'amagambo, icy'uburwayi. Imana we, hari umuntu Imana nyetse uribwa umugongo akagira ngo nubushi, irambye ngo iyi tariki Imana igukijije, aya masaha Imana ikuvuye. Ikindi, hari umudamu ukunda kuva buri munsi mubye ahantu hose waburi, irambye ngo ni Imana igukijije, wakire gukira mu izina rya Yesu. Yawe urenganwa ugasinda utanyweye vino, umaze iminsi uri gusinda ibibazo, uri gusinda intambara, irakurengera mu izina rya Yesu. Wakire guseka, wakire gukira, wakire ubuzima bw'Imana. Mbonye Imana ikurengeye. Imana ishimwe. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe. Uyu munsi hari imitwaro Imana ikuvanyeho, wahuye na byinshi byakubabaje, ariko Imana ibona guhamarira. Uyu munsi Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabirana, Imana ikuvanyeho za karande, Imana ikuvanyeho umwijima, Imana ikuvanyeho ibyoherezanyo. Hari ikintu ikuze mu ruhande rwawe, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana ibashigikire, Imana ibarengere. Hari ijambo nshaka kutuganiraho gatoya turivugaho, rivuga ngo muri Abami ba kabiri ibice 1 ni message Imana impaye. Iravuga ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'igihe ku irembo ry'Isamariya. Uyu munsi ejo nk'iki gihe, aho wamwariye, aho wasebeye, Imana irahagutabariye. Nubwo abantu bazi ko bitahinduka, Imana ihindura amateka yawe. Wowe ushaka akazi kabaye karande, Imana iguha akazi k'umugisha. Wowe ukumva utameze neza, Imana ikubera ibyiringiro. Wowe watanye n'umugabo wawe, mbonye Imana imugaruye mu izina rya Yesu. Imana igura amashimwe wese mu ruhande rwawe. Uyu munsi ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya, Imana igaruye mu izina rya Yesu. Hari ibyawe Imana igaruye, hari ibyawe Imana izuye, hari ibyawe Imana ihinduye, hari ibyawe Imana ikoze, hari ibyawe Imana igaruye. Hari amashimwe ase ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana ibashigikire. Ndabasuhuje kandi mwumve ko Imana ikora. Imana ishimwe. Hari abantu tugomba gusengera kano kanya. Imana yanyeretse, nabonye umuntu ukunda kuva cyane. Uyu muntu arava bikarenga, nonyambura undi muntu uribwa amaguru guhera hano mu mavi kumanura, irambya ngo ije kumukiza. Undi muntu watanye n'umugabo we atazi uko byagenze, hari kubera Satani, irambya ngo ije kuyangora isikarabo, ije kongera kuzura urugo rwe ngo rwarangiritse. Aretse Imana ikoze. Tujye gusenga kandi dusengera n'igihugu cyacu, dusengera n'abantu bafite ibibazo bitandukanye. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana yacu, Imana izi ubwenge. Twibutse iminsi ya kera tukuramburiye amaboko. Rero sitarabo tosesika, ndirukana imbaraga z'umwijima, ibitero by'abasimu, imbaraga zose mbi mu izina rya Yesu. Ndasengera abarwayi, abarwayi mu bitaro, abarwariye kure cyane, abarwariye muri gereza, abarwariye ahantu hatandukanye. Ndirukana imbaraga z'uburwayi, imbaraga z'umwijima, ibitero by'abasimu mu izina rya Yesu. Urakoze ko ari icukoze, urakoze kurengeye buri muri ahantu, urengeye nesikarabo. Umuntu wese
uri ku murongo turi kumwe ahantu urakoze kandi ukoze ndahorendera kandi ufashe ubuzima bwa buri umwe urakoze cyane bya Yesu amen mani gumugisha cyaragiye